akazi ukora ntabwo ari ubuzima bwawe, ni akazi nk'utundi tuzi twose. Ntuzigire na rimwe wibeshya ko kampani ukoramo ari umuryango wawe. Ntabwo kampani ari umuryango wawe. Nimba banabibabwira umenye neza ko ari mu bintu bituma mukomeza kuba mwaguma aho ngaho. Icyatumye iyo kampani ibaho ni ukugira ngo iyo kampani ibone inyungu, nta kindi rwose. Ntabwo iyo kampani yaje kugira ngo ubashe kuba wabaho neza. Iyo kampani yaje kugira ngo ibone inyungu. Ubuzima bwawe bwiza wahari waba udahari ntabwo biyireba. Abantu mukorana ntabwo ari inshuti zawe. Ugomba kumenya neza ko abantu mubana cyangwa se n'abantu mukorana, umuntu akwaprocinga kubera impamvu. Ashobora kuba inshuti yawe kugira ngo mukore akazi ka boss neza, cyangwa se bitaba ibyo ngibyo ari iyindi mpamvu cyangwa se ari iyindi nyungu agutezeho. Hagize ikintu kikubaho, kampani ukorera bizayorohera cyane kugusimbuza undi. Umwanya nk'uwo guhumbya rwose undi yaba ageze mu mwanya wawe. Nimba boss wawe cyangwa se nyiri kampani akubwira amagambo meza, uzamenye neza ko icyo ashaka ni ugukomeza kugira umucakara wa kampani. Ugeze ku kazi kawe, ukora akazi bakwishyure, hanyuma usubire iwawe. Iteka ryose ujye wibuka ko ikintu ufite nk'igishoro ni ubuzima bwawe. Ntabwo ikintu ufite nk'igishoro ari akazi ukora. Haguma Fashion Designer turakudodera imyenda yose y'ubwoko ushaka. Duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen.